iyi ni inkuru nziza mfite muvandimwe, ni inkuru nziza mfite. hari amahirwe yuko wava mu kaga katewe no gusuzugura Imana. hari akaga kenshi katewe no gusuzugura Imana. ubutunzi bwagushizeho kubera ubusinzi, Imana yakumara iyo nyota ikakugarurira umunezero, ikagusubiza mu bwiza bw'ibyo wahoranye. Imana yakugarurira ubuzima bushya. dore inda nyinshi wazikuyemo, ariko Imana yakugarurira ubwo bwiza. Umwami wacu, ndasuhuza wowe uri kunkurikirana ku Iyogezabutumwa TV. turashimira Imana ko yaduhaye ubu buryo bwo kugira ngo yamamare inyuze no muri iyi mirongo migari y'amateleviziyo. turashimira rero n'abantu bagize iki gitekerezo cyo kugira ngo baduhe aya mahirwe yo kuganira namwe ijambo ry'Imana. nitwa rero Jean Pierre Kwizera. ndashimira Imana ko uyu ni umwanya unezeza, ni umwanya w'ibyishimo, ni umwanya w'amahoro, kandi nizera neza ntashidikanya ko Imana idukizanya kubw'ijambo ryayo. munyemerere dusenga. Kristo, turagushimira ko buri gihe ugena ikigiye kugira ngo ukize abana bawe. turagushimiye rero ko duhaye n'uyu mwanya kugira ngo twishimane nka bene data. abari mu Rwanda, abari mu mahanga, turagushimiye buri umwe wese uzakurikirana ubu butumwa binyuze ku Iyogezabutumwa. ushimwe rero ko ari igihe cy'umunezero, kandi uri buduha amahirwe yo kubona imitima yacu ikugarukaho kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. ngira ngo rero tuganire bavandimwe, turaganirira mu ijambo ry'Imana, Bibiliya, ibyanditse byera, kugira ngo twumve icyo Imana yagennye ku buzima bwacu. rero turaba tuvuga ngo kugarukana ubwiza bw'Imana twahoranye. imbere yuko ngira ibindi bintu byose mbabwira, mureke dusome mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 3. turasoma kuva ku murongo wa 22. nanze gusoma imirongo yose kuko muzayisoma. Uwiteka Imana iravuga iti, dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe ku byo kumenya icyiza n'ikibi. noneho atarambura ukuboko agasoroma no ku giti cy'ubugingo akarya akarama iteka ryose. nicyo cyatumye Uwiteka Imana imwirukana muri ya ngobyi muri Edeni, kugira ngo ahinge ubutaka yavuyemo. nuko yirukana uwo muntu, kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi yo muri Edeni rwegereye iburasirazuba ishyiraho abakerubi n'inkota yaka umuriro izenguruka impande zose ngo ibuze inzira ijya kuri cya giti cy'ubugingo. twakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe rero ko iri ni ijambo ryongera kutwibutsa ibyabaye ku kugoma k'umuntu. ngira ngo byahereye ku murongo wa mbere, ubwo inzoka yashukaga umuntu imusanze mu bwiza bw'Imana cyangwa se mu ngobyi ya Edeni. ibi rero ngira ngo tubyumve mu buryo bushimishije, duhereye ku gice cya mbere ndetse n'icya kabiri, turabifatanya ndetse n'igice cya 3. ngira ngo ntabwo twavuga amateka yose y'iki gitabo, ariko reka tuvuge mu bikeya ducagaguranye. mu gice cya mbere murabyibuka ko Imana yaremye ibintu byose ibyishimiye, ibirema ibikunze, ifite umunezero wabyo. ntiyashima ko bibaho byonyine, irema n'umuntu kugira ngo abitware, abiyobore. muri ibyo niho yivugiye ubwayo, iravuga ngo tureme umuntu ase natwe, agire ishusho yacu, kandi umugabo n'umugore ngo niko yabaremye. aha rero biratwereka ko Imana yaremye umuntu mu bwiza bwayo. Imana yaremye umuntu afite ishusho yayo, afite ishusho y'ubumana, afite kamere nk'iyayo. ni ukuvuga ko rero
uyu muntu Imana yaremye yatekerezaga nk'uko Imana ishaka, agakora nk'uko Imana ishaka, kandi akagenda nk'uko Imana ishaka. Mu yandi magambo, akagendera mu bushake bw'Imana. Si icyo gusa, Imana yaramubwiye ngo imuhaye byose, imuhaye buri kimwe cyose kugira ngo agende agikorere, ariko kandi imuha n'ibyo kurya. Mu yandi magambo, ntacyo yari aburiye mu busitani bwa Edeni. Muri Edeni rero yari ahuzuriye umunezero, yari ahuzuriye ibyishimo, yari ahafitiye amahoro, yari ahafitiye ubuzima. Yari yaramugeneye buri kimwe nk'uko nabivuze cyose, imuherayo n'umugisha muri bwa bwiza bw'Imana. Ariko ikibazo gikomeye dusanga muri iki gice cya gatatu, Satani yaraje aramushuka, amwumvisha ko akwiriye kuba icyigenge kandi akwiriye kuva ku Mana binyuze mu buryo bw'ibyo yari afite. Yari afite ibyo kurya, kandi Imana yari yamubwiye ngo ibi byose ubirye, ariko iki giti kiri hagati kimenyesha icyiza n'ikibi ntuzakirye. Umunsi wakiriye no gupfa uzapfa. Mu yandi magambo, kurya k'umuntu ku giti cy'ubugingo Imana yari yabujije byari byuzuyemo ko azana n'urupfu mu buzima bwe. Satani rero aramushuka, amushukisha ibyo yari afite. Nimwumva ukuntu yamubwiye. Yaramubwiye ngo hajya umunsi wariye kuri iki giti ngo uzapfa. Ati hoya, birimo ikinyoma. Ngahunga umunsi wakiriye ngo uzamera nk'Imana. Kandi mwumve ko ari ikintu umuntu yari afite. Yari afite ishusho y'Imana, yari afite kamere nk'iy'Imana. Satani afungirana ibitekerezo bye, aramubwira ati woye, nurya nibwo uri buse n'Imana, nibwo uri bukire kamere nk'iy'Imana. Kandi ni ibintu umuntu yari afite yahorana. Imana yari yamubwiye ngo tukuremye mu ishusho yacu, ugire imimerere nk'iyacu, ugire kamere nk'iyacu, ugire imikorere nk'iyacu, ugire imitekerereze nk'iyacu. Mu by'ukuri uyu muntu yari afite buri kimwe cyose akomora ku Mana, ariko Satani amutambikiramo ko umunsi yariye nibwo bwonyine ari buse n'Imana. Imana yari yabimuhaye byose, ariko Satani yagombaga kumushuka kugira ngo ave ku Mana, asuzugura Imana. Icyo Satani rero cya mbere yakoze nuko yagombaga kumukura, kumwirukanisha mu bwiza bw'Imana, nuko yagombaga kumutandukanya n'Imana, kuko yari azi ko n'iby'umumaro kuba mu bwiza bw'Imana, yari azi ko n'iby'umumaro kubana n'Imana, kugendana n'Imana, gukorana n'Imana, kuvuga nk'uko Imana ishaka. Yari azi ko ari ibintu by'agaciro by'umunezero, kuko umuntu azahorana ubusabane n'Imana, kuko yari azi umunezero wo kubana n'Imana, kuko Imana yaramwirukanye umunsi yayisuzuguraga, yashakaga kwigereranya n'Imana. Ngiki cyo rero icyo umuntu yagombaga gusimbuka agataruka, ariko Satani nibwo bwenge yakoresheje amwumvisha ko uyu muntu agomba gusa n'Imana nubwo yari abihoranye. Satani rero yagombaga gushakisha bene ubwo butane bw'umuntu n'Imana. Umuntu nawe yahisemo kugomera Imana, ahitamo kuba wenyine, ahitamo kuba icyigenge, biturutse mu byo yashakaga ko biri mu munezero. Ahari ubwo yumvise ko icyo ari cyo Imana yamubujije, ahari nicyo kirimo amahoro, ahari nicyo kirimo umunezero, ahari nicyo kirimo ibyishimo, ahari nicyo kirimo kubaho ubuzima bwo kwigenga. Yumvaga ahari Imana imuboshye. Ngira ngo mbibutse ko icyaha kidutandukanya n'Imana, icyaha ni ubugome, icyaha kidukura mu bwiza bw'Imana. Icyaha buri gihe kimaze kwinjira mu muntu cyazanye kwifuza kose, kwifuza gutekereza ahari ibyatugarurira umunezero, kuko
ngo Imana yazaga buri munsi kumusura, bivuze ko bari bafitanye umubano udasanzwe, umubano udakuka, umubano urimo ibyishimo. Ariko Satani amutobera ahereye ku byo afite, kuko yari umwana w'Imana uremye mu ishusho y'Imana, ukoze muri kamere imitekerereze nk'iy'Imana. Satani aramwumvisa ngo kugira ngo umere nk'Imana, kugira ngo ukore nk'ibyo Imana ishaka, ngira ngo n'uyu munsi aradushuka, aratubwira ngo, yabibwiye na Yesu ntiyamutinye, yaramubwiye ngo nuhindura aya mabuye ukayahindura akabamo umugati, nibwo uraba ubaye umwana w'Imana. Yashakaga ko na Yesu ubwe atari bwumvira Imana, ari bumere nk'umuntu wandujwe n'isi ndetse n'imyifurize ya buri munsi. Twahawe kuba abana b'Imana, twaremwe mu ishusho y'Imana, ariko Satani iteka icyagambirira no kugira ngo adutobere. Bene data, Satani yazanye ibyifuzo mu buzima bwacu by'ibyo twahoranye, kandi nicyo yashakaga ko iteka duhora tugambirira, duhora twifuza, duhora dushakisha ya kamere y'ubumana twahoranye. Icyo yashakaga ko tugarura bya byishimo twahoranye, buri munsi duhore tubinyotewe, buri munsi duhore tubishakisha, kandi byahereye kuko twanze kumvira Imana. Icyaha rero ni ukutumvira Imana mu buryo bwose, mu myifatire, muri kamere. Ndagira ngo mbibutse ko nyuma y'uko umuntu yanga kumvira Imana, byatumye atandukana n'Imana. Turaza kwagera, twahoze mu bwiza bw'Imana, twahoranye kamere nk'iy'Imana, twahoze dusa n'Imana. Satani aradutobera, ariko kubera twasuzuguye Imana, aricyo n'isi icyaha, tugakora icyaha, tugakora ibyo kamere yacu yifuza, tukava ku Mana, tukareka itegeko ry'Imana ritubwira ngo ntimuzarye, ahubwo tugahitamo kurya twanze kumvira Imana. Twashatse kubaho twenyine, twaremye ubwigenge muri twe, twaremye ibyishimo byacu bidaturuka ku Mana byacu twenyine, byatumye tutagera ku munezero nk'Imana yari yaturemeye. Kubera iyo mpamvu uyu munsi, kubera ko umuntu yacumuye, byazaniye umuntu kwica undi muntu, byazaniye abantu gusambana. Mu gice cya 6 niho Imana yavuze ngo ndicuza impamvu naremye uyu muntu. Mwibuke ko yari yavuze ngo muremye mukunze, muremye mu ishusho yanjye, umugore n'umugabo niko muremye. Ariko byatumye umuntu, Imana yongera kwibaza igituma iremye uyu muntu, yongera kwibaza impamvu uyu muntu ari kurindagira, ari kuyivaho, ari gutandukana n'ubwiza bwawe. Ngira ngo mu Baroma niho babivuga, baravuga ngo kubera kuva ku Mana byatumye abantu bakoresha n'imibiri yabo mu buryo butari bwiza. Niyo mpamvu uyu munsi ubutinganyi buriho, niyo mpamvu uyu munsi abantu benshi bari kwifuza guhaza iby'imibiri yabo. Abantu benshi bayobeye mu matara kubera kutumvira Imana, abantu bari kwica n'imibiri yabo. Icyaha ntabwo cyica ubusabane bwacu n'Imana gusa, cyica n'imibiri yacu, kizana ibyago mu mibiri yacu, kizana agahinda mu mibiri yacu, kandi tutazakira. Kandi bikurikiranye n'urupfu, rutari urupfu rw'iteka gusa, ni urupfu rwo mu buzima buri aha hafi. Nta gihe waba ufite, nta munezero waba ufite mu gihe cyose wavuye ku Mana. Bene data, nshuti z'umusaraba, mwumve ko icyaha gikomeye, icyaha giteye ubwoba, icyaha kimunga ubuzima bwacu. Icyaha gifata inguni zose z'ubuzima bwacu, imimerere, imyitwarire, imivugire, buri kimwe cyose kibamo icyaha. Kubera iyo mpamvu, kugira ngo umuntu ahunge uwo mujinya, kugira ngo umuntu yishakishirize, kandi kubera ko Imana yamukundaga, yamuyoboraga mu kuri kose, yamuyoboraga mu munezero wose, yamuyoboraga mu byishimo byose, ariko kuko adafite ayo mahoro,
kuko adafite uwo munezero ari gushakisha kugaruka mu bwiza bw'Imana, ari gushakisha kugaruka mu munezero w'Imana. Mu Baroma baravuga ngo kubera iyo mpamvu umuntu ashaka kugaruka mu bwiza bw'Imana, ngo yashizeho izindi nzira, yashizeho ubundi buryo bwo guhanga aya mahoro, bwo guhanga ubu bwiza, bwo guhanga ubutungane, ariko ntiyabigeraho. Biravuga ngo Isirayeli yanyuze mu buryo bw'imihango, inyura mu buryo bw'amategeko, yewe no mu bitambo, kugira ngo abantu bagire uwo munezero. Byatumye bashakisha uburyo bwo kugira ngo bagarukane ubusabane bwabo n'Imana, ariko byaranze ntibyakunze. Amategeko ntiyigeze yinjiza umuntu ahera ahera, imihango ntiyigeze yinjiza umuntu ahera ahera, imyambarire ntabwo yakwinjiza ahera ahera, amaturo ntiyakwinjiza ahera ahera. Utandukanye n'ubwiza bw'Imana kuko uri umunyabyaha. Dutandukana n'Imana kubera icyaha, kuko Imana ikeneye ko dusa nayo, ikeneye ko tugarukana bwa bwiza twahoranye. Mwumva akaga icyaha cyateye. Akambere nuko byazaniye kwifuza ubutungane umuntu bw'ibyo yahoranye. Akaga ka kabiri nuko icyaha cyazaniye isi kuvumwa. Akaga ka gatatu kazaniye umuntu umubabaro, kazaniye isi kutongera kwera, kazaniye buri kimera no kugira akaga k'ibyaha. Akandi ka kane katumye dutandukana ubwacu. Icyaha kiradutandukanya, icyaha gidutandukanya n'Imana. Ndagira ngo nkubwire ko uburyo bwose bushoboka washyiraho ntibushoboka. Bibiliya yatubwiye ngo kubera ko umuntu yatandukiriye Imana, yavuye ku Mana, Imana yahise imwirukana, iramubwira ngo genda, ntuzongere kungarukira mu bwiza, va mu bwiza, va imbere y'igiti cy'ubugingo. Umuntu yatandukanye n'ubugingo bitewe no kutumvira Imana, iramwirukana. Ntiyamwirukanye gusa kugira ngo atongere guhita yinjira, kuko ngo yari amaze kumera nk'Imana. Yashyizeho abakerubi n'ibizima, ngo ni inkota yaka umuriro, kugira ngo uyu muntu atongera gusingira igiti cy'ubugingo. Imana iramwirukana, ikinga amarembo yose umuntu yanyuriragamo, ikinga buri kimwe cyose umuntu yacagamo yegera ubwiza bwayo. Igitangaza nuko tutamenya ko izo nzira zifunze. Abantu benshi twaberetse ko twazikinguye, twazinyujije mu byacumi, tuzinyuza mu maturo, tuzinyuza mu masakaramento, tuzinyuza mu buhanuzi n'ibindi byinshi, ariko zirafunze. Hariho n'abakerubi n'ibizima n'inkota yaka umuriro. Umuntu atandukanye n'ubugingo. Umuntu wuzuye ibyaha, amatanye n'urupfu, amatanye no kurimbuka, amatanye no kuva ku Mana, ntabwo yakwegera Imana. Ntabwo ushobora kwegera ubwiza bw'Imana. None duhungire he niba hari ako kaga? Kandi si icyo gusa, Imana aravuze ngo ndakariye ibyaha, mfite umujinya. Umujinya w'Imana urahishurwa, wishurirwa abanyabyaha. Kandi niba utegereje, nta handi ho kwinjirira ngo dusubire muri Edeni, nta handi hahari ho kwinjirira ngo dusubire mu bwiza bw'Imana, nta gutungana dufite. Yesu yaravuze ngo turagomba kwiga uburyo bwo kunyura muri iyo nzira. Irafunganye, ngo abayinyuramo ni bake. Ubwo hari inkota turaca he? Ubwo hariho abakerubi turanyura he? Ni akaga muvandimwe, gateye ubwoba, karakomeye. Nturi muhunge umujinya w'Imana. Umujinya w'Imana uraguconshomera mu gihe cyose utari mu bwiza bwawe. None ko biteye ubwoba, none ko biteye agahinda, Imana yaturimbura iramutse ishingiye ku mimerere yacu, turabigenza gute? Ni gute twahunga uwo mujinya
ni gute twagaruka mu bwiza bw'Imana? Ni gute twagaruka ahera hahera? Imana kubera ko ari umutunzi w'imbabazi yashimye kongera kuducingurira irembo rimwe. Ntabwo ari yose, ntabwo yagaragaye ngo ivuge ngo ndacingura amarembo anyuriye ahangaha ngo umuntu wese anyura ahashaka. Hoya, yashimye gushyiraho uburyo bwizewe, yashimye gushyiraho inzira imwe yizewe kugira ngo twakire uyu munezero. Yesu yaravuze ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Ni we rembo ry'intama, ni we wenyine nzira yizewe, ni we wenyine buturo bwera bwongera kugaruka ku Mana. Iyi ni inkuru nziza mfite muvandimwe, ni inkuru nziza mfite. Hari amahirwe yuko wava mu kaga katewe no gusuzugura Imana. Hari akaga kenshi katewe no gusuzugura Imana. Ubutunzi bwagushizeho kubera ubusinzi. Imana yakumara iyo nyota ikakugarurira umunezero, ikagusubiza mu bwiza bw'ibyo wahoranye. Imana yakugarurira ubuzima bushya. Dore inda nyinshi wazikuyemo, ariko Imana yakugarurira ubwo bwiza. Imana ishimwe. Nta rindi rembo rihari, ntabwo nta rindi rembo wabona, nta bushobozi watanga, nta buryo wakwitwara kugira ngo unezeze Imana. Nibura igira igishyika ivuga ngo ndatinye uyu mwana ndamugarura mu bwiza. Kereka gusa kwemera ko hari inzira imwe umuntu wese agomba kunyuramo, ni inzira y'ubutungane bugera kuko Imana yashakaga ubutungane, irashaka kwipima, kandi ntushobora kubigeraho wowe wenyine kereka unyuze ahera hahera, unyuze mu bwiza bw'aho yari yakugeneye, unyuze mu munezero w'aho yari yakugeneye, unyuze mu mucyo witangaza yatangaje. Ndagira ngo nkwibutse ko ni Yesu yarabivuze ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye, ntawe ushobora kugerayo ntamushoreye. Winjiriye he? Abantu benshi baciye utuyira two mu mibatizo, abantu benshi ngo baciye aho ngo mu mazi. Ngo ndagutangariza ko amazi yajya muri umunyabyaha w'umunsi ukava ari umunyabyaha utose. Biragusaba kunyuriraho ukuri, aho umunezero. Yesu niwe nzira yizewe. Abisilamu bo baravuze ngo cyakora nta kindi aricyo kereka kuba ari umuntu. Nkunda ahantu Korowani ivuga ngo kereka ko yaremwe mu ijambo ry'Imana. Bishatse kuvuga ngo niwe jambo n'ubundi. Jambo yahoranye n'Imana, niwe waje kugukiza ngo agukureho ako kaga, agukureho umutwaro wari ukuremereye bita icyaha. Icyaha ni ubugome, icyaha ni urupfu, icyaha ni ukurimbuka. Yesu yaje ari umucyo w'abantu. Nubwo abantu bakunze umwijima bakawurutisha umucyo, Yesu yaje ari itabaza rimurikira ibirenge byacu, ariko abantu bikundiye umwijima. Ariko Yohana yaravuze ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Tuba abana b'Imana, tugaruka mu bwiza bw'Imana, tugaruka mu munezero w'Imana igihe cyonyine twemeye kunyura mu bwiza bw'Imana, mu nzira yadushyiriyemo, inzira iharuye, inzira itarimo kuyoba, inzira abantu banyuramo batazayoba, inzira utazanyuramo ushidikanya ngahari nzagerayo cyangwa se nzagerayo. Kunyuramo birangana no kugera ku cyo Imana yashakaga. Yaraje ngo agarure ubuzima bwatakaye, wataye ubugingo, ndetse uranabibona uyu munsi. Wiyambuye agaciro Satani yarakakwambuye, agukura mu bwiza bw'Imana, agukura mu munezero. Ngwino usange Yesu. Arashaka kuguha ubwiza, arashaka kuguha umunezero, arashaka kuguha amahoro.
ngwino yongera kwerekane mu maso y'Imana, ngwino yongera kwakire. Umva aka kantu, Imana yafashe ibyaha by'abanyabyaha batuye isi bose ibishyira kuri Yesu, kuko yari yavuze ngo izaha n'icyaha, yagombaga kugihana, kandi nta bundi buryo yagombaga kugihana kereka kumeneka kw'amaraso. Ishima kubiha Kristo ibyaha atakoze atazigera anakora. Imana irashaka kukugarurira agaciro, irashaka kukugarurira ubwiza bw'ibyo utakoze utazigera unakora. Garuka mu rwuri, garuka aho Imana yagukeneye, garuka muri Edeni, garuka muri bwa bwiza, nyurira muri Kristo. Inzira iroroshye. Kristo yaravuze ngo nimumara kumenya muzaba mumenye Data, ibyo muzenda haleluya haleluya, ibyo muzakira kuri Data. Kandi yaravuze ngo nimumenye ukuri kuzababatura, ukuri kurabatura, ukuri kuzana umunezero. Ukuri nuko Imana yatanze ubugingo bwa Kristo kugira ngo aguhe ubugingo. Kwizera, Pawulo yaravuze ngo nta wundi muri mufite, nta kandi gaciro wabona, nta bindi bintu wabona. Aravuga ngo kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo. Kandi yongeraho ngo kubw'urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, ngo ubuntu nibwo bwadukiza, ngituzurana nawe itwicaranya nawe mu ijuru ngo mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu. Arongera avuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ngo ntibyavuye no ku mirimo, ngo kugira ngo hatagira uwirabira. Abantu rero bapimira agakiza, bapimira ubwiza bw'Imana muri korali, bapimira ubwiza bw'Imana mu masengesho, mu buhanuzi, mu bindi. Ariko Imana idupimira mu bwiza bwayo binyuze mu mwiza bita Kristo. Yaraje ngo intama ze zongere zigira ubuzima, zongere zigira umunezero, zigira ibyishimo. Yaraje kugira ngo abantu buhagirwe, yaraje ngo abantu bongere bagaruke mu bwiza bw'Imana, bongere baba abana b'Imana. Kugaruka n'ubwiza bw'Imana bihishe muri Kristo, bihishe mu munezero w'Imana yari yatugeneye. Ndagira ngo soza umenye ko agaciro, umenye ko ubwiza bw'Imana buri muri Kristo. Nta mwiza uriho, ntabwo twaba beza, ntabwo twagenda twishingikirije gukiranuka kwacu. Nkunda indirimbo yacu iravuze ngo yambonyeho amaraso, ngo ntaba bakinshiraho urubanza, ngo ahubwo anyita umukiranuka. Si uko nkiranuka, ahubwo ku bwa Kristo nibwo ngaruka mu bwiza. Uwite ku mucamanza yambonye w'amaraso, ntaciru rubanza rubi, anyitukiranuka. Uratungana ku bwa Kristo, uragarukana ubwiza ku bwa Kristo. Kandi ndagutangariza ko arashaka kugukiza. Niyo mpamvu yantumye ngo nkwibutse ngo nta butungane ufite. Arashaka kugukiza, arashaka kuguha amahoro, arashaka kukuyobora muri bwa bwiza. Mwene data, emera ufate ubugingo aguhaye no, byizere ko aguhaye ubugingo nonaha. Ngwino wakire ubwo butunzi butagira akagero. Emera ibyo Yesu yakoze ku musaraba, wemere ko utari ubishoboye. Emera ko nta na kimwe wari gukora, nta na kimwe wari ufite mu ntoki cyabasha kugukiza, nta n'ubutunzi wari ufite bwabasha kugucungura, nta muryango wari ufite wabasha kugucungura. Emera ko yapfiriye ibyaha byawe, emera ko yaje kugira ngo agutarure, agukure mu isayo y'ibyaha.
emera ko wari uzimiye, wari mu isayo y'ibyaha, Yesu akaza akagusayura. Rero muvandimwe nshuti, ni inkuru nziza kuri wowe, ni inkuru nziza kuri jyewe ko Imana yatanze Kristo apfe mu cyimbo cye. Ese urabyizeye, urabyiringiye ko Imana yaguha agakiza nonaha, Imana yaguha ubugingo nonaha, ugatandukana na wa mwijima ukagaruka mu bwiza, ukagaruka mu munezero, ukagaruka mu byishimo, ukagarukana ibyishimo, ukagarukana ubwiza bw'ubwo wahoranye uri muri Edeni, uri mu bwiza bw'Imana. Fatanya nanjye gusenga. Mwami Yesu Kristo, wapfuye mu cyimbo cyacu, kandi wadusanze turi abanyabyaha tutanatekereza, niko ijambo ryawe rivuga, kuko twari dupfuye. Nta mupfu wari gutekereza, ariko uradutekerereza, uravuga ngo sinshaka ko hari n'umwe urimbuka. Utanga intungane bita Kristo, kuko ari cyo gihe wari ubonye cyari kigeze, kugira ngo umushyire aharengeye, umushyire ku musaraba, kugira ngo umuntu wese uzamenye iyo nkuru ko hari icyo yakoze ku musaraba, yapfuye mu cyimbo cye, yaje mu isi kugira ngo uwari wapfuye yongere azuke, agarukane ubwiza n'ubuzima yahoranye. Wongere utwinjize kuri cya giti, impande z'igiti cy'ubugingo. Ndasenze mu izina rya Yesu, humura ibitekerezo bya buri umwe wese uri kumva wumvise ubutumwa bwiza, ahumuka amaso, atumire ku musaraba. Wowe banza ry'ubuzima bwacu, wowe banza ry'umunezero wacu, wowe bwiza, wowe udupresenta, wowe utwegereza Imana. Ukwizera wese ngo ye kurimbuka, ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Nicyo cyatumye ubikora, kugira ngo umenye urwo rukundo rudasanzwe watangaje muri Kristo, yacira ubugingo budasanzwe, ubugingo burimo kubana nawe nk'ibyo twahoranye, ubugingo burimo kugendana nawe nk'ibyo twahoranye, ubugingo burimo kugarukana kamere nk'Imana, ndetse no kumvira Imana nk'ibyo twahoranye mu bwiza bwawe muri Edeni. Urakoze Mwami ko watugaruye ibyo byishimo, urakoze ku muntu wese ukwizeye, urakoze ko wongeye gushyira iryo zina mu gitabo cy'ubugingo. Kandi waravuze ngo bene izo ntama zaje mu rwuri rwawe nta wabasha kuzivuvunura. Reka utwigishe ndetse n'izo ntama, nge n'izo ntama utwigishe uburyo turisha mu rwuri rwawe utiyoboyemo muri uyu munsi. Urakoze Mwami, mu izina rya Yesu, amen.